Eric, urabaza ikibazo ku bijyanye na executioner na visionary. Uburyo ngisubiza ndabyoroshya. Tuvuge niba uhora ufite ibitekerezo business ideas zitarangira ariko utekereje ejo hazaza. Niba utekereza business ukayitekereza uburyo yakura ugasanga wamaze kubaka inzu wayirangije ariko utudetail ntago twitaho. Aho niho umenya kuri visionary. Mu yandi magambo ufite intandaro yo kuba visionnaire. Donc utekereza big picture ako ntago ukurikirana utudetail dutoya. Niyo dutekereje turakurwaza. Executioner ni wandi none ufata vision y'umuntu akabasha kwishyira mu bikorwa. So niyo usanga impamvu kenshi ubona nk'aba manager, aba CEO, presidents of company baba barimo gushyira mu bikorwa ya plan mu visionary, right? So a good company iba ifite visionary, wawundi utekereza big picture, hanyuma execution none agafata ya big picture akayicamo udupande we akunda details. So umuntu ukunda execution cyangwa ugena na execution akunda details, ari disciplined, right? Niyo tuvuze ibintu mbere yo kujya ku bindi tukajya gutangira project nshyashya tubanze turangize ibyo twakoraga. Aho rero niho umenya ko umuntu afite execution mu maraso ye kabisa. Arashaka tumaze turangize ibyo twarimo gukora mbere yuko dusimbuka tugatakaza umurongo. Visionary usanga yatangiye project mbere yuko umurangiza kwiganira yamaze kwinjira muri iyi ngiyi, mbere yuko umurangiza kwiganira yamaze kwinjira no muri iyi ngiyi. So ugasanga buri gihe they are all over the place. Now uburyo bakorana n'iki, umwe agira vision undi akayishyira mu bikorwa. So that's how you make a company successful. Ariko none nawe urimo gushaka akazi ugasanga umutwe wawe uhora buri gihe urimo gutekereza ibintu bitandukanye watangiye utarabirangiza wagiye ku bindi, urumva ko akazi urashaka na akazi ko gufasha abantu gufata company ukazigeza ahandi hantu cyangwa se ugatangira iyawe. Ariko niba ukunda gushyira mu bikorwa ntabwo bivuga ko utakora company. You can still do a company niyo waba uri executioner, it doesn't matter. Nubwo uri visionary nabwo wakora execution. Ariko iyo wicaye mu mwanya wawe neza niho bigenda neza, right? So I hope this does help, and niba ufite ibibazo you can always ask. So thank you, have a great day. God bless.